Yes, Bruce Melody kuva avutse kugeza agize imyaka ingana gutya amaze kuzuza miliyoni esheshatu z'amadolari y'Amerika, ubwo ni amafaranga arenze miliyari esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda. Ese miliyari niyo, ese miliyoni 70 ingahe nizo? Nge rero simba muri aba bantu, sinjya ntwikisha amafaranga, ntwikira indirimbo, ntwikira amagambo n'ibindi byose. Yes, yavukiye mu muryango ukennye cyane, akaba yaravuyemo ari umwana wa kabiri, akaba umuhanzi. Ariko Bruce Melody yafashwaga n'umushinga wa Compassion ubwo yigaga amashuri yiwe abanza ndetse n'ayisumbuye. Bruce Melody rero yavutse ku itariki 3 Werurwe 1992, avukira mu mujyi wa Kigali aho bita i Kanombe. Ise umubyara yitwa Jeriviana Ntibihangana, hama nyina wiwe yitwa Irene Muteteri. Uyu ni umusore wakoze ibikorwa bitangaje, akurira mu buzima bubi ariko aranga aramenyekana. Noneho najyaga nkora umuziki mwiza nafite amafaranga, murabizi, murabyemera, ngiye kubakorera umuziki mwiza. Iyi video urebye hano yari amaze gutwara icyo bita Guma Guma Superstar ku nshuro ya 8, aho yabereye muri 2018 ahigitse umuhanzi Christopher nawe wari umaze kuba yakwandika ibintu bidasanzwe mu muziki nyarwanda. Indirimbo Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Brown Joel wo muri Nigeria, ni indirimbo yatwaye amafaranga atari makeya, kuko yatangaje ko iyi ndirimbo ubwayo yatwaye miliyoni zirenga 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari indirimbo yakomeje kuvugisha abantu benshi ndetse iri kugenda imwagurira ibintu bijyanye n'umuziki hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mureke noneho twite twigarukira ubundi buzima busanzwe bwa Bruce Melody. Bruce Melody yatangiye umuziki ryari? Kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ndetse n'ibiganiro bituzajya tugenda tubakorera gatanu kuri kagenzi kako. Urugendo yatangiye ari umwana muto cyane, dore ko yaririmbye mu makorari agiye atandukanye, aho iwabo ku rusengero aho yasengeraga, aho yatangiye kugenda akunda kuririmba cyane ndetse agatangira kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Bruce Melody rero watangiye segonderi, ariko amakuru akaza kuvugwa yuko atigeze asoza segonderi, dore ko yari amaze kuba yabura papa wiwe afite imyaka 6 gusa. Ubwo ubuzima bwiwe bwatangiye kugorana ndetse n'ubwo umuvandimwe wiwe bari bakomezanyije ubuzima muri icyo gihe. Bruce Melody rero yigiriye inama yo kuvuga ati reka ninjire mu muziki, ariko mu kuza kwinjira mu muziki hakaza kuba hariho ikibazo cy'amafaranga ndetse n'ikibazo cy'isura ndetse n'ibintu byari byeze muri kiriya gihe cy'amoko ataramworoheye cyane, dore ko mu biganiro yagiye akora avuga ko hari umunyamakuru wamubwiye ko uri mwiza ndetse unaririmba neza, ariko insura yawe ntago izigera igufasha mu gucuruza ibihangano byawe. Bruce Melody rero yatangiye umuziki mu buryo bukomeye cyane, dore ko yinjiye mu muziki afashijwemo n'umuhanzi Ama-G The Black wari ufite studio hafi y'iwabo mu rugo i Kanombe. Akavuga ngo reka mbanze njye muri production, nimara kuva muri production nshobora kuzakora umuziki noneho mu buryo bwiza kandi bweruye. Bruce Melody rero yakunze gukorana n'uyu muhanzi, ariko biza kutagenda neza, baza kuba batandukana, ariko batandukanye n'ubundi yari amaze kuba umusitari. Bruce Melody yatangiye gukora indirimbo ya mbere muri za 2010, 2011, 2012 niho indirimbo ziwe zagiye zisohoka hanze, harimo indirimbo telefone ndetse n'izindi. 2012 yatangiye kuba yaba umuhanzi ukomeye cyane kugeza za 2013, aho byaje kuvugwa yuko yaje kuba yahabwa akazi
n'umuproducer ukomeye cyane akaba umugabo wa Knowless Butera ariwe Kerema, amubwira ko Bruce Melody ufite impano, ndagukeneye ujye uririmbira bano bantu bagiye guhatanira igihembo cya Guma Guma Superstar. Aho yari amaze kuba yazamuka, ariko mu kuzamuka kwiwe atari yagera kuri level yuko nawe ashobora kuba yakwitabira bino bihembo. Uyu musore rero byavuzwe yuko cyase yanatangaje ko amafaranga ya mbere yariye y'umuziki umugabo wa Knowless Butera ariwe Clement niwe yamuhaye amafaranga miliyoni yose yari amaze kuba yakorera mu rugendo rwo gufasha abahanzi bari bari muri Kina Music kugira ngo bazitware neza mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Bruce Melody rero yakomeje urugendo rwiwe amaze gutandukana n'umuhanzi Ama-G The Black wari umuproducer muri icyo gihe ukomeye cyane, ndetse n'uyu muhanzi Bruce Melody yaramaze kuba yamwigiraho byinshi muri production, amaze kuba yakorera indirimbo abantu bagiye batandukanye. Nibwo rero yaje gutangaza yuko yakoze urugendo rutoroshye cyane kuva i Kanombe n'amaguru agakomeza umuhanda wose paka ageze i Nyamirambo. Abantu bahazi barabizi ko ari kure cyane. Bruce Melody yatangiye gukorana n'abaproducer bagiye batandukanye, harimo Piano, harimo Faizo waje no kuba yamwigisha gukora ibintu byinshi cyane, dore ko baje kugenda kureba umuproducer wari umuhanga yitwaga Lick ndetse na Maybeat kugira ngo abafashe uburyo bashobora kuba bakongera ubumenyi muri production yabo, ariko ntabwo byaje kuba byakunda bitewe yuko bahasanze umuproducer wundi wari uhari, abo bombi batari bahari. Gusa Bruce Melody yakomeje gukora indirimbo nyinshi cyane, akora za Uzandabure, akora indirimbo nyinshi cyane paka azamutse paka kugeza muri za 2015 2016. Gusa iyi myaka niyo yamuhiriye, aho yaje gukoramo indirimbo Ikinya ari nayo yamuzamuye ku rwego rwo hejuru, abasha kuba yaba umuhanzi wa mbere mu Rwanda ugiye kuririmba muri Coke Studio. Coke Studio ni inzu cyangwa se ni ahantu hatunganyirizwaga imiziki, ariko iyo miziki ikaza kuba ifite urwego rudasanzwe, dore ko umuhanzi wabaga uwa mbere bakoranaga indirimbo n'umuhanzi yitwaga Jason Derulo. Iyi nzu rero ya Coke Studio niyo yari ifite icyo bita Coca-Cola, ndetse n'ubu ngubu Bruce Melody yarabyitabiriye, ariko aza kwitabira aya marushanwa muri Kenya asize indirimbo amaze kuba yayishyira hanze yitwa Ikinya. Iyi ndirimbo rero yagiye irakundwa cyane, yandika izina, mwibuke neza dusubiye inyuma ho gatoya, iki gihe izino za YouTube na TikTok na Instagram byari bitaraza, mwumve kuntu Bruce Melody yakoze ibikorwa bya danje. Bruce Melody rero yagiye muri Coke Studio ahakura amafaranga atari makeya, dore ko buri munsi ngo babaherezaga ibihumbi 2 byo gukoresha, kandi yahamaze icyumweru cyose. Bruce Melody rero yagarutse mu Rwanda amaze kumva ko indirimbo yiwe yabaye hiti, ubwo hari mu marushanwa cyangwa se mu matora yo gushaka umukuru w'igihugu mu Rwanda muri 2017. Nibwo yaje kwigira inama yuko iyi ndirimbo Ikinya ashobora kuba yayibyaza umusaruro, ahita ayihimbamo indirimbo ngo Twatoye Twatsinze. Iyi ndirimbo rero yahise imuhesha izina ridasanzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bitewe yuko yamaze kuyirekodinga ayishyira hanze, bukeye agiye mu matora asanga indirimbo yabaye trend, abantu basengana batangiye kuyikunda cyane ndetse baramufelicita bya hatari, dore ko kino gihe habayemo umugisha. Uwo munsi nibwo bwa mbere yataramye mu bitaramo birenga 10 ijoro rimwe gusa. Ibi bintu rero byatumye asaruramo amafaranga menshi cyane yabashaga kuba yamutunga ndetse n'umuryango wiwe. Iki gihe niho hasohotse indirimbo yiwe nyine iri kumwe n'amashusho, ubwo yaratangiye gusobanukirwa gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube itaraba na monetize muri iriya myaka. Bruce Melody
yarakomeje za 2018 akora indirimbo za Bloka, akora indirimbo nyinshi cyane, ariko umwaka wamubereye uw'umugisha ni umwaka wa 2019 na 2020. Uyu mwaka 2020 na 2019 niho COVID-19 yari imaze kuba yakwiragira igihugu cyacu cy'u Rwanda, turi muri lockdown. Gusa mu kuva muri lockdown byaragoranye cyane, ariko Bruce Melody yasize akozemo indirimbo z'amateka zagiye zimwubakira kariyeri yiwe ku rwego rutangaje. Nuko yaje ahita akora indirimbo yitwa Hands Up, ari naho hamenyekanye umuproducer Element Ere, ariwe wagumye guhabwa amahirwe na Bruce Melody kugira ngo amukorere indirimbo za danje. Bruce Melody rero yakomye gukora indirimbo nyinshi, akora Samoya, akora Hands Up, akora Ikinyafu, akora indirimbo nyinshi cyane, dore ko muri kino gihe ni naho yahise akora ikintu twakwita nkaho ari label yiwe yitaga Igitangaza, akaba yarasinyishije abahanzi babiri bose kugira ngo abashe kuba yabazamura. Ubwo icyo gihe nibwo hazamukaga umuhanzi Juno Kizigenza ndetse n'umuhanzi Kenny Soul. Aba bahanzi yarabazamuye birakunda, gusa ntago bamaze igihe kinini, dore ko bose bamaze umwaka umwe gusa bahita batandukanye, kuko niko amasezerano yavugaga. Bruce Melody rero 2023 yagiye nawe akora indirimbo nyinshi cyane, ariko 2023 akaba yaribanze ku makolabo, ngo ni kuva 2021 kugera 2023 nibwo yaje kuba yakorana indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye, aho yari amaze kuba yafatwa na label ya 155 AM, ariyo iri kubarizwamo umukire Karundura mu myidagaduro yo mu Rwanda yitwa Kalomba Gael, cyangwa se ariwe yitwa Coach Gael. Uyu mugabo akaba ariwe ufite iyi nzu mu nshingano, ariko akaba yarayisigiye murumuna we yitwa Kenny. Gusa Coach Gael yaje kuba yari afite undi muhanzi muri label yiwe, cyangwa se amufite ariko ataramusinyisha, ariwe The Ben twese tuzi ubu ngubu. Bakaba barakoranye imishinga igiye iremereye, harimo umushinga umwe wagiye hanze bakoranye na Diamond Platnumz. Gusa iyi ndirimbo wayi yagiye hanze ntago byagenze neza mu bijyanye n'amafaranga, bitewe nuko indirimbo yaje kuba yashutingwa ku mafaranga menshi. Uwo bita Coach Gael ndetse na The Ben ntibabasha kumvikana neza ibijyanye n'amafaranga, baza gufata umwanzuro rero wo gutandukana. Nibwo Coach Gael yaje kwegera umugabo Medi Piti, wari ukomeye cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, wari umaze kuba yakorana n'abahanzi bagiye batandukanye, yari abazi cyane. Nibwo yamubwiye ati, hano hari umuhanzi usa nkaho ugerageza, umaze gutwara Primus Guma Guma Superstar, akaba ariwe Bruce Melody. Nubwo Bruce Melody yahise afata rutemikirere nk'uko yabitangaje, ahita ajya muri Tanzania, aho Coach Gael yarari, ndetse bamaze kuba bashwana n'umuhanzi The Ben yaragiye gufata umushingano ziwe. Nuko mu gutebya cyane Bruce Melody aramubwira ati, wa mugabo wowe ufite amafaranga, kubera ko uyu musore cyangwa se Gael ni umusore ukiri mutoya utaragira imyaka 40, ariko ufite amafaranga menshi cyane. Nuko Bruce Melody batangira deal gutyo. Nuko 2022 2023 bakora amakolabo agiye atandukanye. Bakoze indirimbo Totally Crazy na Harmonize, bakora indirimbo nyinshi cyane, harimo iyo bakoranye na Inos B, bakoranye na Praso, bakoranye na Eddy Kenzo. Yakoze indirimbo nyinshi 2021 paka 2023. Nuko 2024 bakora indirimbo zagiye zikundwa, ariko umwaka wa 2025 bisa nkaho aceceka cyane, avuga ko agomba gukora indirimbo nyinshi cyane zari zimaze kuba nyinshi kuri album yiswe Colorful Generation. Iyi album yayisohoye amaze igihe kinini cyane kingana n'umwaka atarasohora indirimbo.
Colorful Generation yarayisohoye rero iba album nziza y'umwaka mu Rwanda ndetse inatwara igihembo mu bihembo bitandukanye. Bruce Melody rero wagaragaye mu bikorwa bigiye bitandukanye bya muzika, aho yagiye afasha abahanzi umwaka ushize, arimo umuhanzi yitwa Rio Roda, bakoranye cyane indirimbo yitwa Pfa kuba nisindiye remix. Iyi ni indirimbo nayo yazamuye cyane iri zina ry'uyu mwana ndetse n'izina rya Bruce Melody itaha iwacu. Ubu muri kano kanya Bruce Melody amaze kuba yaba igifi kinini cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda, kubera ko yakoze indirimbo When She's Round imenyekana ku rwego mpuzamahanga, dore ko yagiye mu ndirimbo 10 zikunzwe cyane ku rukuta rwa Billboard muri Amerika. Iyi ni indirimbo rero yatumye ahura n'abahanzi bagiye batandukanye bo muri Amerika, ndetse abasha kuba yatembera Amerika mu buzima bwiwe yarotaga kuzagera. Bruce Melody rero ibikorwa bya muzika byobyo byagiye bimuhereza amafaranga menshi cyane. Niba mwibuka neza tugitangira ikiganiro twavuze ko Bruce Melody amaze kuba yagira miliyari zirenga 6 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ibi ngibi koko ashobora koko kuba abifite atari ibihuha, bitewe yuko yakoze umuziki kera kandi yagiye azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye muri Amerika ndetse na Europe, agenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Bruce Melody rero yahuye n'ibintu byinshi cyane mu buzima bwiwe byagiye bimwangiza ndetse bigenda binamufasha mu gukora imiziki yiwe neza. Mu myaka ishize hagiye humvikana yuko habayeho gutandukana n'umugore wiwe, gusa ibyaje kugaragara nuko Bruce Melody ari abashakaga views kuri YouTube, umugore wiwe bakaba bari kubana neza kandi nta kibazo gihari. Ahubwo turi kwibaza ati miliyoni 6 za Bruce Melody yaba afite kuri konte ziwe yaba yarazikuye hehe? Bruce Melody numwe mu bagabo bamamaje ibigo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko haje kumvikana ko yaje kuba yasinyira miliyari y'amafaranga y'u Rwanda muri za 2022 gutyo na gatatu. Nuko Bruce Melody haza kumvikana andi makuru avuga ko yasinyiye ibigo bigiye bitandukanye, kwamamaza amatelefoni, kwamamaza ibyo kurya ndetse n'ibindi. Aya mafaranga rero akaba ariyo bakusanyiriza hamwe, ndetse n'amafaranga yagiye ava mu bitaramo bigiye bitandukanye, haba icyo yakoreye muri BK Arena yizihiza imyaka 10 amaze mu muziki, ndetse n'igitaramo yakoranye na The Ben, ndetse n'ibitaramo yagiye akorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda, dore ko yagiye azenguruka. Muribuka ibitaramo yakoreye i Burundi nubwo bitigeze bimugendekera neza. Bruce Melody yakoze tour muri Amerika, ndetse abasha kuba yakwitabira ibitaramo byari bikomeye cyane, byari birimo Shaggy ndetse na ba Chris Brown ndetse na ba Nicki Minaj ku rubyiniro rumwe. Ibi ni ibintu byagaragaje ko uyu muhanzi ashobora kuba yazamura umuziki w'u Rwanda akawugeza ku rwego mpuzamahanga. Bruce Melody rero indirimbo iriho ikunzwe cyane ni indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz na Brown Joel, indirimbo yitwa Pom Pom. Banyarwandakazi rero, niba hari aho mubona twabeshye cyangwa se aho twibagiwe mu bikorwa bya Bruce Melody, mwandike muri komenti, kandi turabakunda gushyigikira umuziki nyarwanda. Ciao ciao, ndabakunda. Nitwa Tsinda, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.